Muraho neza, twongeye kubaha ikaze tubifuriza amahoro y'Imana. Nizere ko aho muri hose mumeze neza. Twagarutse rero kubagezaho ikiganiro. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo igira iti: ese ni ukubera iki iyo bwije umuntu kuri akenshi atabyumva ahubwo agatangira kwidefanda bitewe wenda n'urwego arimo? Ahangaha turafata urugero ku bantu b'abakoresha. Akenshi ugasanga umukozi amubwiye ibintu ibi n'ibi, kandi mu by'ukuri ni ukuri ari kumubwira, ariko wa mukoresha we kugira ngo bitagaragara ko yasuzuguwe cyangwa se bitagaragara ko umukozi agiye kusa nk'aho amukosoye, ugasanga agize resistance. Akenshi ugasanga biviriyemo na wa mukozi kuba yakwirukanwa. Ibyo bintu birakwiye? Ese wowe ubyumva ute? Wumva ute uko byakorwa? Ese umukozi azahisha ukuri umukoresha kugira ngo atamwirukana? Ese umukoresha kuki atakumva ko wa mukozi we yamubwiza ukuri? Ibyo ngibyo nibyo ngira ngo tuganirire hamwe. Ufite uko byumva, mfite uko mbyumva, noneho tubihurize hamwe turebe icyakorwa. Ku ruhande rwanjye uko mbyumva, niba umukoresha yaraguhaye akazi, uko byagenda kose nuko aba yarakwizeye ko ka kazi ushoboye kugakora. None se kuki ushobora kuza umubwira ngo ibi ntabwo ari byo akabyanga kandi yaraguhaye akazi? Nekereza ko nubwo wenda bitaba ahantu henshi, ariko uwo mukoresha aho ngaho aba ashaka ko ibintu bye bitagenda neza. Niba umubwije ukuri ntakumve, arashaka ko uzaza umubeshya, kandi numubeshya ka kazi yaguhaye ntabwo uzagakora neza. Umusaruro ashaka ntabwo azawubona uko abyifuza. None ni gute ushobora niyihe nzira wanyuramo kugira ngo wumvishe wa mukoresha kwa kuri adashaka kumva, kugira ngo ka kazi kagende neza, ari wowe umukozi ubyungukiremo kandi n'umukoresha abyungukiremo? Ni iki twakora? Ni iyihe nzira twanyuzamo uko kuri dushaka kugeza ku badukoresha? Ese kuki wowe mukoresha wakumva ko umukozi wawe atakubwiza ukuri? Iyo akubwije ukuri ubifata nk'aho yagusuzuguye, ubifata nk'aho yakubahutse. Ese nibyo? Ntabwo byakabaye ari byo, kuko bizatuma habaho kudakora neza. Wa mukozi azavuga ati se nimubwiza ukuri aranyirukana, arumva ko namusuzuguye. Noneho akora ibintu uko wowe wumva ko byakorwamo kandi atari byo. Hano twumvikane neza ko umukoresha ashobora kuguha akazi, ariko muri ya domene we adafitemo amakuru navuga 100%. Na niyo mpamvu usanga muri buri departement haba harimo abantu nyine babyigiye. Impamvu rero wamwizeye ukamuha ka kazi, muhe na wa mwanya wo kukubwira ibitagenda, nubwo waba utabyumva, ahubwo wicare mu biganiro kugeza igihe ubyumviye, aho kugira ngo wumve ko yashatse kujya hejuru yawe. Oya, ntabwo ariko biba bimeze. Reka noneho tugaruke mu buzima busanzwe, abantu biganirira bisanzwe b'inshuti. Mushobora kugira ikintu mutumva kimwe, wamubwiza ukuri ugasanga habayemo no gushwana, habayemo kutumvikana kubera ko wamubwije ukuri. Na hano ntabwo byakagombye kuba intandaro y'uko kuba nge ntumva ibintu kimwe nawe, ntabwo byakagombye kuzana itandukaniro, cyangwa se ntabwo byakagombye kuzana kutumvikana hagati yanjye nawe. Ubundi ntabwo bishoboka ko dushobora kumva ibintu kimwe nawe. Icy'ingenzi ni ukwicara tukareba icyo duhurizaho. Ariko uko byagenda kose,
iyo babiri baburana umwe abavugisha ukuri undi abavuga ibinyoma, ahubwo mwicare mubyigeho mwumve itandukaniro muhurizaho ni irihe, ese ikizima ni ikihe. Habura ngo nkubwire ikintu nkaho wakwicaye ubyumve ukikubita ukagenda cyangwa njye nkikubita nkagenda, nta mutima mushatse, ahubwo havuyeho gutandukana. Ese gutandukana ni wo muti? Ntabwo bishoboka. Urugero, umuntu araje ntabwo mubyumvishe kimwe, wenda yagushakaga, araje amasaha ntabwo yayubahirije, araje asanze wenda wagiye mu zindi gahunda, numusobanura ati ariko kuba ntakoze ibi n'ibi nuko waje amasaha yarenze, nuko waje amasaha twumvikanye yari yageze ntiwaza njya mu zindi gahunda. Kuba rero habayeho uko kutumvikana ku gihe ntabwo byakagombye kuba intandaro y'uko mwafata umwanya ntimuvugane, kumva ko byacitse, habayeho kunsuzugura. Njye ntabwo ariko mbyumva, ariko niba ariko wowe ubyumva ubwo nyine niyo mahitamo yawe. Ikindi ugasanga umuntu wenda nta gahunda mwari mufitanye, ariko kubera ko ashaka ikintu akumva ko igihe agishakiye aricyo ari bukibonereho. Ese ujya wishyira mu mwanya ugatekereza ko wa muntu ugiye kureba ashobora kuba nawe afite izindi gahunda? Ese ari aho ngaho ku buryo igihe cyose wamushakira wamubona? Ntabwo byakunda. Aho ugasanga utuntu nk'utwo two kutubahiriza igihe, utuntu two kutumva ibintu kimwe bibaye intandaro y'uko umwe acukwe n'undi agacukwe. Ntabwo byakagombye kugenda gutyo, ahubwo mwakagombye kureba ni iki kijya mbere. Ese impamvu yatumye cya kintu kibaho ni iyihe? Muri make ngewe rero nk'umwanzuro natanga ahangaha, bitabujije ko nawe ufite uko ubyumva wowe uri kunkurikira, umwanzuro natanga ni uko ikintu cyose burya iyo mwicaye mukaganira haboneka igisubizo, kandi hakaboneka igisubizo kinyuze buri wese. Icyo murambwira abantu ni ukudafata umwanzuro muri cya gihe mutabyumva kimwe. Muri wa mwanya umwe afite ingingo yiwe ashaka guhagararaho, muri wa mwanya ngiye mfite ingingo ngomba guhagararaho, ahubwo mukabishakira umwanya mukicara mukavuga ati burya rero ibintu niba byaragenze gutya na gutya, umuti wabo uyu nguyu. Ariko akenshi kubera ko abantu baba batabyumva kimwe, buri wese acukwe undi agacukwe, ubwo iyo bigenze neza haba hariho uzatera intambwe akaza akavuga ati burya ntabwo byagenze neza. Ariko icyo numva cyakorwa ahangaha ni ukumva ko niba nkubwije ukuri ntagusuzuguye, ni ukumva ko niba umbwije ukuri utansuzuguye, ahubwo tugomba kwicara tukareba ese koko kwa kuri navuze niko, cyangwa nahagaze ku kinyoma nshaka kucyita ukuri. Ese ukuri wowe ushaka kunyumvisha niko kuri, cyangwa nicyo abantu babereyeho nuko simbyumva uko ubyumva, ntubyumva uko mbyumva, ariko haba hariho aho tugomba guhurira tugashaka umuti w'ibyo twavuganaho. Ngaho rero mutubwire uko mubyumva, njye nuko nabyumvaga. Mutubwire muri komenti niba koko umuntu agomba guhisha ukuri kwe kugira ngo agumane n'umuntu, sibyo ko njye atari ko mbyumva. Wowe ufite uko ubyumva, mutubwire rwose uko mubyumva, dukomeze twungurana ibitekerezo, kuko umuntu umwe ntabwo yakwigira, umuntu umwe ntacyo yakwigezaho. Niyo mpamvu buri wese aba agomba kumva ibitekerezo bya mugenzi we, nawe ukumva ibitekerezo byanjye, noneho tukabihuriza hamwe tukavanamo ikintu cyatugirira akamaro. Murakoze cyane.